nyuma y'umuririmbyi utubwira ngo nabonye mukunzi mwiza nyine dukomeza ikiganiro kuri kubyerekeye Imana muri kugezwaho nanjye havuga Imana Moise muri studio z'Ururembo Rwera TV. Murakoze cyane. Ati nabonye mukunzi mwiza yarankunze ntamuzi yafatishije umugozi. Reka twe gutinda iyi ndirimbo tugomeze dukora ikiganiro kuri kubyerekeye Imana dusome kandi tunumva n'indirimbo nta kibazo. Imana ikumira umugisha hure. Tugeze ku gice cya 24 cy'icyigisho ukuri kubyerekeye Imana. Ese waruzi ko isi ya ese waruzi iby'isi ijuru n'ikuzimu? Tugeze ku gice cya 24 kiganiro kuri kubyerekeye Imana. Ikiganiro mu dukurikiraho kuri Facebook, kwigiraho n'ukwandika mu Rurembo Rwera, kuri Instagram naho no kuri Google naho n'ukwandika mu Rurembo Rwera TV5. Hanyuma mwe mudukurikiye kuri YouTube ndabashimiye cyane, mukande subscribe. Muri kumwe nanjye avuga Imana Moise, ndabakunda cyane kandi iki ni ikiganiro mbashimira kuba mukurikira. Reka rero twinjire mu kiganiro nyirizina. Igice cya 24 kiganiro kuri kubyerekeye Imana cyangwa ikigisho kuri kubyerekeye Imana gifite umutwe cyangwa insanganyamatsiko ivuga iti ese waruzi iby'isi ijuru n'ikuzimu? Ese waruzi iby'isi ijuru n'ikuzimu? Hari abantu bavuga ko ijuru ritabaho n'ikuzimu hatabaho kuko ariko ubwenge bwabo n'ibitekerezo byabo biri, ariko ijuru rirahari n'ikuzimu harahari. Ariko ukurikije uko mubumbe w'isi umeze nawe ushobora kwiyumvisha ko ntabibaho, ariko uko Imana yabiremye bifatanye. Imana yaremye ijuru ari iryo guturwamo n'ibirenga by'umwuka ndetse n'ubuturo bw'Imana. Uko niko biri. Dufite ibihamya byinshi by'uko ibyo birenga by'umwuka bihari, ariho biri, ndetse n'Imana ubwayo niho iba. Hanyuma Imana yaremye isi nk'uko tuyibona ari iyo guturwamo n'ibirenga by'umubiri, kandi ni nako biri. Hanyuma Imana yaremye ikuzimu ari ahantu h'amasoko y'amazi, niho hagomba guturuka amasoko y'amazi aza mu isi. Ni nako biri kuko nubwo Satani yahinduye amatware ye, amazi dukoresha na amasoko y'ikuzimu niho aturuka. Ndetse no kugira ngo imvura igwe ni biriya byokotsi n'ibindi byuka bizamuka biva mu butaka, iyo bigeze mu kirere bihinduka bigahura n'ubushyuhe bihinduka barafu. Hanyuma iyo bimaze kuba byinshi mu gihe cy'amezi y'imbeho, umuyaga uhuha iyo barafu igahinduka amazi maze bikamanuka mu isi, nibyo twita ngo ni imvura. Ni nuko imvura ibaho. Naho abatekereza ko imvura iva mu ijuru baribeshya, kuko mu ijuru ni ubuturo bw'Imana, nta masoko y'amazi ahava aza mu isi. Ubu rero ikuzimu uko hameze, hari igice kimwe cy'amazi, ikindi gice Satani Abo rero ikuzimu kwa hameze hari igice kimwe cy'amazi, ikindi Satani yirukanwa mu ijuru yahavanye urufunguzo, kandi muri izo funguzo harimo n'urufunguzo rw'ikuzimu. Nuko yafunguye urwo rw'ikuzimu, agezeyo yafashe igice kimwe agihindura amatware ye, maze amazi nayo yirundira mu kindi gice. Ngayo nguko rero ijuru rirahari n'ikuzimu arahari. Naho abavuga ko hatabaho, abo ni babandi bahora bashaka kuvuguruza ijambo ry'Imana. Gusa ubu haba mu isi no mu ijuru n'ikuzimu, twebwe dutuye mu isi nitwe duhora dufite imibereho mibi, kuko akenshi na kenshi atari twe twifatira imyanzuro y'uko dukwiye kubaho. Abatayifatiwe n'Imana bayifatirwa na Satani. Ni nayo mpamvu duhora twifuza kuva mu isi. Bamwe bakifuza kujya mu ijuru, abandi bakifuza kujya ikuzimu, kuko baba biyumvisha ko igihe bagira aho bajya bashobora kuhagera bakabaho neza. Ariko se wowe yifuza kujya he, haba mu ijuru n'ikuzimu? Jewe nahitamo kujya mu ijuru, kuko ikuzimu ntiharemewe guturwa, ahubwo haremewe kugira ngo hajye haturuka amasoko y'amazi. Ese ubwo abahatuye bahaba mu buryo bwemewe n'amategeko? Hanyuma nimugire amahoro y'Imana. Nagi igice kirangiriye, mwari kumwe nanjye avuga Imana Moise. Shalom.